ijwi ryawe ryagaragaye rirangurura ryabaye amakaraza, riherekejwe n'ibimenyetso ukora bitiyubashye rwose. Amajeste, jeste zabaye akajagari zigeraho zigatera isesemi. Ni gute indirimbo zitandukanye umuntu ahorana jeste imwe? Noneho ubu ngubu hari akandi kantu mwakoze, musigaye mureba umuntu mugafata umuntu ufite isura nziza, wowe rero ngo ujye ukora jeste, akaba ari usohoka akarerembura amaso imbere y'abagabo. Urari nijye abantu babahamena atari Imana bayihaye, arimo kuvuga ati uyu mugore ni mwiza pe. Ibyo rero ni ugutega abantu, musigaye mukoresha amayeri yo gutega abantu, umuntu akarerembura. Hakoreka mbabwire turaba tubuzi pe, kugeza ubwo ushobora gufata indirimbo iterwa n'umuntu ukayimwaka muri DVD ukayihundi ngo abari ugira gute uyitera ngo ayitere kuko afite agasura keza, uwayiteye afite ijwi ariko nta shusho. Ubupagani gusa. Erina White yabwiye umuntu ngo ibimenyetso ugaragaza urimo kuririmba birajagaraye biteye akaga. Buriya najya mbabwire, niyo mpamvu kenshi dutoza amakorari kuririmba ari ahantu hamwe. Kubera iki? Hari ukuntu dukora amajeste, umwe akagira gutya mu ijuru, undi wakagira gutya mu ijuru, uranyumva? Undi noneho agahita yigirira gutya do, akimerera gutya. Noneho wajya kubona ukabona undi mu ijuru arimo arakora ibintu by'amajeste, ba bantu baba bari muri korari bibinyurane. Hari abantu wigisha jeste wazaza umubwira ngo mu ijuru narahariye, wagahita kwereka ko ari hano. Akazaza kwereka ati mu ijuru tuzajyayo. Amajeste y'akajagari ni akaga. Umuntu uririmba bazi ntago yazanaga bwa buntu bw'ubukabyo usigaye ubona abantu bigira gutya ngo umuntu asigaye aremba bazi akakwereka uburyo ijwi ririmo gukata ukabona intoki arimo arazigera gutya. Uririmba tenari ukabona ntuzi ukuntu ameze, ubu abakobwa bose basigaye bagira gutya akaboko. Umuntu uzi kuririmba soprano amaboko yagira gutya, nyine ukabona arimo arayagira gutya. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, kuririmba tenari neza ni ugutambika ibirenge. Byaje gute? Niko mwari byaje gute? Uzi ko umuntu wese iyo korari ihagaze ukabona umuntu agize gutya tuvuga utiriya ni tenari tu. Ariko impamvu ibitera ni iyihe? Ni urwiganwa. Ni urwiganwa. Iyi ndirimbo ikunzwe, ibintu byose bakoresheje. Hari abantu, hari korari nzi yerutse kuririmba injyaruwa, ntabwo ari yo mu itorero ryacu. Yaririmbye injyaruwa irakundwa ku buryo nagiye kubona mbona amakorari yose yadutse injyaruwa. Kandi njyewe nkura injyaruwa nazumvaga mu tubari twari turi iruhande rw'iwacu, mu tubari tw'urwagwa. Injyaruwa barayikubita ku buryo ufata umuheha ugacugusa umutwe gatatu byakwanga ukiyicarira ahantu mu nguni. Ariko ubu injyaruwa barimo barayicomekamo amagambo, Imana ikura ku cyavu, kumva byagize gute? Reka njye ikintu mbabwira, kimwe mu bintu byisha abaririmbyi ni ugusohoka mu mwimerere barangiza bakinjira mu bintu bitari ibyabo. Niyo korari mu bihe byiza abantu bose usanga n'abakuru b'itorero bayiyitirira. Wayibonye korari yacu? Buri iwacu dufite korari 3 zikomeye ntacyo tuba tutakoze ngo tuziteze imbere. Hari n'iki 10 yabahaye? Ntacyo. Ariko iyo mugiye kuririmba bigapfa bakamubwira bati bagezeyo biranga, aratagetse sinababwiye ngo babireke. Barwana n'iki icyo udashoboye kugira gute? Abatoza nibo barakare ba mbere. Nta bandi bantu babarakare se. Buriya rero nubwo muvuga ngo abatoza ni abarakare, umurakare wa mbere ni umuririmbyi uzi kuririmba ariko ashaka kwingingwa, niwe murakare wa mbere. Waragatsindwa. Indirimbo iteza imbere gukorera kuri gahunda. Iyo ubaye umuririmbyi mwenyewe birangira gahunda muri korari uyifite, ku kazi uyifite, no mu rugo ugize gute? Umumama ujagaraye muri korari no mu rugo abagize gute? Abajagaraye ku buryo hari nk'igihe umugabo waguhamagara akakubaza ati rero uri umugabo mugenzi wanjye ariko uzambe mu ntuzabivuge. Uti yego, kumba mbona uwiwanjye mba mbona ajagaraye aha muri korari nibyo abakorera. Ni ikibazo si ikibazo. Ese umuntu arashaka ko asiga uburiri bujagaraye, muri saro ahasize hajagaraye,
aje ku rusengero ajagaraye n'imisatsi yagize gute yayijagaraje, ubundi bizarangira bite? Nujya kumuha mikrofone ngo aririmbe ibintu nabyo bijagaraye, ntayiruka muri repetition, aho muzamuka aramanuka, aho mumanuka agere gute? Ubu rero dusigaye dufite abatekinisiye b'abahanga. Mwarimu nawe Satani ahita amugenderera, atarimo arabicira ibintu. Mwarimu agahita yimushikuza akayihereza uw'inyuma. Umugore agahita avuga ati wampinze imbere y'abantu na data bukwe yaje, sinzagaruka. Ni ikibazo, si ikibazo. Reka buriya hari abantu baza ku ruhimbi baje gutwika. Hari abantu bataza kuramya Imana, baza baje kugira gute? Gutwika. Noneho rero yaza aje gutwika, nawe ukagira gute? Nawe ukamutwika, si ikibazo se? Kagira ikintu mbabwira. Ariko abarimu hari akandi kantu mujya mukora katari keza. Aho kugira ngo mujye mugenda mujye ku byuma, hagira abantu muniga. Uzi ko hari umuntu ufata mikrofone bakayifungira ku byuma, agahana we icyuya kikaza, urumva? Noneho bamunize, yarangiza indirimbo imwe yarangira bagiye kuririmba iya kabiri, agasa n'uhuhamo ngo akumva nta kintu kirimo. Baba bagufashe nk'umwana w'inkubaganyi. Umwana w'inkubaganyi ni kubera ko aririra mikrofone cyane, urayimuha ariko ukagira gute? Nibyo byiza kuruta kuyimwambura. Ni ubupagani bwombi. Ariko hari n'igihe aba ari ikinyabupfura cye gike, kuko muri korali hari igihe muvuga ngo nituhasanga mikrofone 5, dore abazafata iki? Mikrofone. Soprano muzafata 2, alto 1, tenor 1 na base 1. Abazafata mikrofone nkurikije uko twabyemeranyije muri iki cyumweru, base ni kanaka, ibiki gutya. None hari n'igihe ujya kuririmba ugasanga umutekinisiye waho aheruka amakuru yanyu kuri DVD, ukajya kubona ukabona umuntu wari waraguye udaheruka n'indirimbo utayizi, agahita avuga ati niwe warimbaga soprano warasaga we, akamuhereza mikrofone. Akabarebye umuntu w'umubaziste mu myaka nk'itanu ariwe wayibashaga, nawe ntazi amakuru y'iki? Ntazi amakuru yakora. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, uyu murimo w'Imana turimo gukora, murabona tuzawuboneramo umugisha cyangwa tuzawusaruramo umuvumo? Ijwi ryawe ni umugabe nawe yandikiraga. Ijwi ryawe ryumvikanye mu rusengero rirangurura cyane, ryabaye amakaraza. Icyo ni icya mbere. Kuririmbira ku rufunguzo kugeza ubwo usarara. Buri iyi ndirimbo ziri hejuru nagira ngo mbabaze, mwe murazikunda? Abarimu ariko barazikunda. Buriya ngo indirimbo iri hejuru cyane yerekana ubuhanga bwa soprano ugize gute ufite. Kugeza ubwo iwacu Kigali hari ibyo kumva umuntu arimo ararimbira amazuru imitsi yareze, abaririmbyi ba tenari bose iminwa bayigize gutya nga ubona imitsi yareze. Icyo gihe rero ababyeyi barimo bakuze, abarimo kwiririmbira cya kintu anyeganyeza iminwa, baramubwiye bati ikijwi cyawe ni kibi, unyeganyeza iminwa wica iperereza, ariko ibintu byo kurekura no. Hano ukuntu utwarwa wajya kurekura ijwi ukumva umuntu agukubise inkokora ku ruhimbi, twakubwiye ngo iki? Kubera iki? Indirimbo bayishyize ku rufunguzo rwo hejuru ngo berekane ubuhanga aho kwerekana Imana. Ariko mbabaza, abaririmbyi turi abapagani ntituri bo? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.